Oh hallelujah, oh hallelujah. Je peux écouter Irini Noya. Oh libonestique de bo, il ne bostique de gré. Ah, ndikubona muri abavandimwe uko muri babiri. Oh hallelujah, oh hallelujah. Bite? Ngize. Amakuru. Ni meza. Ndimo ndasenga rero. Mbonye mu rugo iwawe hari ikibazo gihari. Oh hallelujah. Mu rugo iwanjye? Yego. Iwanjye cyangwa mu rugo iwacu? Ntabwo ufite iwawe n'umugabo? Ngenda cyaba umukobwa nta mugabo mfite. Ariko Imana niko ivuze, Imana niko imbwiye. Imana kandi mvuga cyangwa Imana nsenga ni Imana yumva kandi Imana ituma ibinyuza muri twebwe nkatwe. Iyo Mana rero yawe wabona ikubeshya kuko ngiye mba mu rugo nta mugabo ngiye. Imana irambwiye ngo uyu murumuna wawe uyu ubona uyu irambwiye ngo hari ikintu giye kumukorera kidasanzwe. Muravukana? Mwese murabavana iyo waje hangaha gusenga twese taturumwe kuko twari mwe n'Imana imwe. Uyu nguyu ni umuvandimwe wawe uyu nguyu kuko twese turi bamwe ku Mana. Oh haleluya. Imana irambwiye ngo wowe amashuri akomeje. Kandi nge ndi kubona ugikomeza ndabona uri indege haleluya. Le bonistique de grève. Imana rero hari n'ikintu iri kunyereka. Haleluya, kunyereka ko ufite n'ubukwe. Murumuna wawe afite ubukwe? Ntabwo ari murumuna wanjye, ntabwo tuvukana. Mana y'isi n'ijuru. Mukozi Imana banzabesha ariko. Mana y'isi n'ijuru. Tugitangira nuzi n'iherezo ry'ibi bintu. Oh haleluya. Imana irambwiye ngo aho umwana yo kubona. Ngewe ngiye kubona. Wowe Ubaye none. Mu buhe buryo se? Ufite umugabo? Nta mugabo mfite ngewe. Ngewe ndacyari umukobwa mba mu rugo. Oya. Imana yo mu ijuru data wa twese. Ariko ushobora kubusenga Imana atari twe dusenga. Imana bishobora kubikubesha. Umva mu telefone, na telefone basomera ijambo ry'Imana. Harimo Bibiliya. Ntatinze hari muri yo 28 haranditse ngo nuko kuba witeka nibwo bwenge. Haleluya. Ngo kandi kumva mu byani ko kujijuka. Nimumurikira mukumva rino jambo ry'Imana. Haleluya. Muramujijukyo. Kandi ngo nuwita Imana inyabinyoma urapfuye. Mugomba kuba witeka Imana yo mu ijuru kujya muzana bwami bw'ijuru. Ariko ntago watubesha witwaje ngo ibyo ngibyo ntago ngiye ntabyo. Kandi Imana ntabwo ijya yivuguruza. Nese gute Imana yabona ko ndi umugore kandi ndi umukobwa? Umva n'ikindi Imana rero mugena sengaga yanyeretse. Inyeretse yuko hari uburwayi wari ufite. Barajya mu izina rya Yesu. Ko nta burwayi mfite, umukozi Imana nawe ashobora kuhavangirwa. Ndetse n'uyu murumuna wawe. Haleluya. Imana ngo tumutereke ibyaha. Uwo ntago ari murumuna wanjye n'ishuti yanjye bisanzwe, ntago ari murumuna wanjye, ntacyo dufite dupfana. Ahubwo we wavangiwe. Oya. Nta mukozi Imana ujya uvangiwe. Ko twasengeye benshi ariko aho ndabona ntazi uko bimeze. Mwicara mwumve icyo Imana ivuganye nawe. Wumva n'ikindi igiye kuvuga. Mana usenga niyo dusenga rwose ntabwo. Nanjye n'akazi keza. We Imana irambwiye ngo hari telefone ugiye kwakira amafaranga y'umugisha. Kandi wowe iyo telefone nisona ni nimero zabiri ibiturutse hanze. Ndabibona ko nta bantu ngira hanze se. Ndabibona biraje. Ndabibona biraje. We na murumuna wawe biraje mu izina rya Yesu. Uyu murumuna wawe navugaga murumuna wawe mu mwuka. Haleluya. Kandi ya telefone navugaga y'umugisha ugiye kwakira amafaranga ni kuzashaka ituro. Kuva kera abantu baraturaga. Haleluya. Nawe rero Imana igiye gukorera kireba kandi murumuna wawe na Imana irambwiye ngo ujye ku muntu munini
tera haleluya. 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 Vuga cyane haleluya. Haleluya. Oh amen. Kutikiriza wowe. Amen. Uyu ni mugenzi wawe, uyu ni mugenzi wawe ku Mana. Nibutse ko hari umuntu wambwiye ko wamusengeye ibyo wamusengeye byakunze nanjye ayo mafaranga umbwiye nibise niruka ko nyafiteho amakuru. Erega Imana yo mu ijuru irumva. Kandi njye banyita Apotre Regis. Apotre Regis. Imbaraga n'amavuta no kwaguka. Nawe Imana namwe ngurabutse. Amen. Hari ikibazo rufite. Ikibazo rufite. Imana irambwiye ngo kiragira mu izina rya Yesu. Nawe hari ikibazo urumanye igihe wibaza ngo mu mutima Imana ije kuguhoza mu mutima. Kandi ngo mukigera aha ngaha mukigera ngo mbere kugira ngo muvuge yaramaze kuba yabikemura yabyivugira. Kandi ngo Imana ngicyo yavuze ntabwo iragisohoza. Bisaba kutagira iki kutava mu masezerano. Icyo kintu cyo gituma Imana nk'urugero wowe hari icyo nari mbonye urege gufatwa ku ngufu ngo ariko Imana igeze iki ibikuye mu izina rya Yesu. Hari ahantu ujya ubabara mu kiziba kinda ariko Imana irambwiye ngo urakize. Buri Imana dusenga rero yumva gusenga kwacu. Ikindi kiriho ni uko ari amafaranga numara kuyabona ayo gucuruza genda ucuruza ngo bizagira iki kuzunguka. Mfite se yo gucuruza niko Imana imbwiye uzacuruza. Gucuruza ko atari impano yanjye. Niko Imana imbwiye niko inegetse. Mswahili anasema siku ya leo ni mbaya, kesho vilikuwa poa. Nubwo bimeze nabi muri mwese ejo bizaba bimeze neza. Amen. Rimwe na rimwe rero abaje gusenga ari ibyifuzo bagira iki baduha nk'abakozi b'Imana. Ubwo ikintu kiriho wambwira icyifuzo cyawe wowe nkagisengera. Ufite ikihe cyifuzo? Njyewe mfite icyifuzo nshaka ko Imana impa umugabo. Ushaka Imana iguha umugabo? Ushaka ko Imana igukura mu buki mu bukobwa ikangira mu bugore rwose ikama umugabo. Kandi ikama umugabo very good, nice, ikazama n'urugo rwiza rw'umugisha. Good. Ubwo rero ibyo kugira ngo bikemuke cyangwa icyo cyifuzo cyawe ariko Imana bati ngo mbere yo kugira ngo nguvuge Imana ngo yabanje kuba Imana yarangije kubibona hakiri kare. Haleluya. Amen. Buriya icyo cyifuzo cyawe uzajya ukinzanira buri wa gatandatu. Buri wa gatandatu? Yego. Buri wa gatatu ujuza usengere urare mu gitondo tujye mu materaniro. Ndari wawe? Urari wanjye nzajya ngusengera buri wa gatandatu. Abari n'abandi bantu se baba baje. Icyo cyifuzo cyawe ni uwo munsi nguhaye uzaza ngusengere. Uzaza ngusengere le bonestique de mo. Niko Imana iri kuvuga. Niko Imana ikubwiye? Niko imbwiye. Yego. Je paye côté rini noya. Nibwo uzansengera kabyumva sikama umugabo. Buri wa gatandatu ugomba kujuza ngusengera twenyine. Twenyine nje nawe? Nyenje nawe. Erega buriya nanjye hari Imana yakunyurizamo ukabona nanjye urabona ndacyari ingaragu hagiye abinyuzamo nyine. Nguricyo nyine nawe urabyumva. Imana ntabwo yambwiye ko izamo umugabo usenga. Imana ntabwo yambwiye ko izamo umugabo w'umukozi w'Imana. Imana rero dusinyembaraga. Imana niyigena ntabwo ari wigenera. Haleluya. Ntabwo ari wigenera. Oya ndashaka undi mugabo. Hari undi mugabo nshaka utari wowe ahubwo ndashaka unsengera nyine Imana ikama umugabo njyewe nshaka mwiza uzamaza amarira. Nukuri ko Imana iramuguha ariko buri wa gatandatu niko Imana imbwiye. Nese ntabwo wanazajya nza ukansengera ntaraye. Wowe uzajya uza buri wa gatandatu wowe. Nzajya nza buri wa gatandatu ndare. Turare ngusengera. Sibyo? Ariko ntabwo tuzaryama nyine tuzarara dusenga. Uzajya ko karago. Nta kibazo nzaza. Kuko buriya ngo Imana wowe ndabona hari Imana imbwiye. Hari abantu bafashe umusumari bagushimangira ngo mu giti. Bishatse kuvuga yuko
iyo musumari Imana ngira ushinguye mu izina rya Yesu ngo bari baragushinze mu giti bavuga ngo ntacyo uzapfa wimariye bavuga ngo ntuzacuza ngo bivemo Imana irambwira ngo haleluya ngo mugabo baramushimangiye mu giti ariko Imana imbwiye ko umusumari wakuye mu izina rya Yesu niyo mpamvu ubwanyu giti cyanjye wowe ugomba kuza buri wa gatandatu nkagusengera kugira ngo Imana igire iki ikora umugabo ariko nanjye urabona ndi umusore haleluya hoye uwo mugabo ndamwakiriye mu izina rya Yesu Imana ishimwe waranyemerera rero tujye tubana buri nimugoroba ku wa gatandatu urare ngusengera mbese ndara ngusengera nkurambikeho ibiganza nako nkurambikeho ikiganza yego nzajya nza kugira ngo nsengere ndashaka umugabo vuba byihuse nizere ko tubyebanyijeho buri wa gatandatu nzajya hari ikimana inyeretse nanone haleluya inyeretse hari umurozi uhirirwa uzenguruka inzu y'iwanyu mu izina rya Yesu uwo nguwo nawe aragushaka ariko Imana imbwiye ko igiye kumukoza isoni imbere y'abantu ariko se wowe nawe icyifuzo cya ni ikihe nagumye nibanda kuri mukuru wawe mu mwuka nkuko nabasengeye mwese kandi ibyifuzo nawe ari icyo waba wavuga imbere y'Imana cyane ni kimeze gute noneho urashaka kukivuga upfukamye nta kibazo ngakivuga o mana yisina mukulu gatonda yisina mukulu jete ikote inwaya Mungu nakujua najua yu mtoto wako haleluya icyifuzo cyose ndashaka ikimukore mukabishaka haleluya Imana irambwiye ngo rero kugira ngo uvuge ngo yamaze kubona icyifuzo cyawe haleluya icyo cyifuzo rero ugiye kuvuga wowe ndakukibona ndabona ni umuhungu ndabona ufite icyifuzo Imana iri kunyereka umutima wawe niki by'umuhungu ndi kubona ibintu byerekeye n'umuhungu ndabona ari umuhungu nimba ari umuhungu uzagwa amafaranga simbizi ariko icyifuzo ushaka ko umuhungu ni iki ndabona ariko ndi kubibona ye umunara wo mu ijuru murafunguka ndimo ndabibona umuhungu mwiza ni musaza wawe icyifuzo cyane ni iki ndi kubibona haleluya yego mfite ikibazo cyifuzo mfite nuko Imana ndashaka boyfriend kese kono yakasakama ngufite ushaka iki ndashaka boyfriend yebonese kona komosoko chono kona kinasina kafana shanya kala takafaya sa fire manuka fire Imana irambwiye ngo icyifuzo cyango mbere kugira ngo kivuge amaze kukibona mu izina rya Yesu kandi uburya nta kintu kibaho kidafite igitamo wowe Imana irambwira ngo uri ku cyumweru ujya mu iteraniro ujya ngo senge Imana igiye kumanura umuhungu mwiza haleluya jenese kola konosho kulo fosoto konina shakala palaniki la city la konofono sheneke la kelesinata umva Imana itagitandukira iri ni nwaya Imana icyo cyifuzo yamaze kukibona ngariko biragusaba kujya mu buri ku cyumwe wowe tugire iki duterana nkuko namuhaye uyu muvandimwe wawe namuhaye buri wa gatandatu akaza kurara mu rugo iwanjye wowe Imana yarambwiye ngo ku cyumweru ujye mu materaniro Imana hari kizakora ubwo rero nawe urumva ko nyuma ya mukuru wawe w'umuvandimwe amateraniro yarangiye na ku cyumweru ugomba kujyuza ukarara nawe nkagusengera haleluya nejona kwesilana kafana shakala palana sitilakia na kiwawa nikimana ivuganye nani kuza mu rugo iwawe yes
niko Imana imbwiye ukajya uza buri nimugoroba tube mu matano nawe ukarara kandi igihe gitoya ikimenyetso cy'uko Imana igiye gukora ngo haye ibyumweru 3 uza gusenga icya 4 urahabona boyfriend niko Imana ivuganye nawe ndetse kuza kurara iwawe nibyo biza Imana izama boyfriend cyane kuko hari ukuntu Satani arasa noneho wava ku rusengero akongera akakurasa bikagufuta ko kutazi gusenga wowe none ukongera ugasubira hahandi ariko Imana kubera kwegera nayo ku manywa na nijoro Imana izabiri kumwe nawe twanararanye noneho ngusiga ku mavuta y'abakozi b'Imana nkatwe haleluya ikindi cya kabiri boyfriend afite onde jeunesse la collation la mina kala palani sitira nikira kira mutukura natira sila fono umva Imana ivuze azaza ari umumaro afite iki afite n'imodoka wowe icyo usabwa kujuza buri cyumweru amateraniro ugasenga mu gitondo nimugoroba ukansanga mu rugo we tukarara tuvuga Imana ukareba icyo bita ngo miracle akiza igitangaza fanya Imana ikatumana umuriro ndetse ari na wowe hari ikintu Imana yanyeretse hari ibintu biri mu maguru ujye ugenda ukababara ugenda ubabara rimwe rimwe ugacika intege mbara n'abadayimoni banadayimoni ariko Imana yanga mu izina rya Yesu barahiye hari n'ikibazo wari ufite cya mama wawe wari urwaye ndi kubibona biraje oh Yesu fungura neko la shosho pala na kala na sila nika kofono kola kina saka pala ni sila mafala neti laki oh haleluya Imana irambwiye byose bagize iki birakemutse